ujya wibaza ngo website kugira ngo ibeho bigenda gute? So ahantu wageze ni ahanyaho. Uyu munsi tugiye kwiga ku kintu cyitwa HTML. HTML rero niyo idufasha kugira ngo tugire website imeze nk'iyi ngiyi ya Mutesa Tech Link cyangwa se n'izindi website zose zigiye zitandukanye. Kugira ngo zibeho biba byagizwemo uruhare na Hypertext Markup Language ariyo HTML mu magambo ahinnye. So rero ibi ni bimwe mu bintu HTML ishobora gukora. Urabona nko kugira ngo ino website yigiye kugira ngo ikorwe, ahangaha harimo HTML nyinshi cyane yakoreshejwemo kugira ngo ino website y'igihe ibashe kuba yabaho. So indi website nanone yakozwe hakoreshejwe HTML turasangaho iyi ya RBA, iyi ya televiziyo y'igihugu cy'u Rwanda. Iyi website nayo kugira ngo ibeho hifashishijwe HTML. So rero uyu munsi iyo HTML yifashishwa kugira ngo ibi byose bibeho niyo tugiye kwigaho, kandi nukora subscribe ukaguma kuri iyi channel umenye neza ko nawe izi website uri kubona ikintu cyitwa website kizaba ari ikintu cyoroshye kuri wowe kuba wagikora. Ushobora kuba wavuga ati ndakora website uyu munsi mu masaha wenda 2 website ikaba irarangiye, ubikesha channel yacu nukomeza kugumana natwe. So reka dutangire iyi course. Rero tuzigamo ibintu bigiye bitandukanye ariko bitari HTML gusa, ariko nuko HTML niyo basic, niyo duhereyeho, kuko kugira ngo umenye ibindi byose ugomba kuba uzi ikintu cyitwa HTML. So introduction rero to HTML. Njyewe amazina yanjye nitwa Mutesa, ni njyewe ugiye kubagezaho ino course yose kugeza igihe izarangirira. So HTML rero tuziga uburyo ikoramo n'uburyo ishobora gukoranamo n'izindi languages cyangwa se n'izindi technologies nka CSS na JavaScript. Kandi ugomba kuba uzi neza ko HTML ni backbone ya buri website yose ushobora kubona kuri internet, kuko HTML dufasha mu gukora ibintu byinshi bigiye bitandukanye kuri web page yacu. So rero reka mbahe amateka makeya kuri HTML, ukuntu HTML yabayeho. So amateka ya HTML rero ukuntu ameze. HTML yatangiye mu myaka y'1990 ubwo Tim Berners-Lee yayihanze akorera muri CERN, umuryango w'ubumenyi bwa siyansi mu Burayi. Intego nyamukuru rero yari ugutanga uburyo bworoshye bwo gusangiza amakuru hagati yabo bo nk'abashakashatsi. HTML rero nyuma y'icyo gihe yakomeje kuvugururwa kugeza ubu ngubu dufite HTML5, ururimi rukomeye cyane mu gutegura urubuga rwiza cyangwa se website nziza. So ayo ngayo namwe mu mateka ya HTML ushobora kumenya. Ibyo umuntu aramutse akubajije ngo what is HTML, HTML ni iki, ushobora kutubwira ati HTML is a markup, is a hypertext markup language for creating web pages. Nyine iradufasha mu kugira ngo dukore ama web page, kugira ngo twinserting kuri website ama video, ama photo, ama text agiye atandukanye, ama links. Muri make idufasha mu gukora the structure na content kuri web page. HTML rero ibwira browser ikintu igomba kudisplayinga cyangwa se uburyo igomba kukidisplayinga icyo kintu. So imbaraga rero za HTML, ubuse HTML ubundi ushobora gukora iki? HTML rero iri ahantu hose ku isi, kuko idufasha mu kudisplayinga ama text, ama image, ama videos. Kandi nkuko twabibonye hariya kuri zira website twabonye ahangaha, kugira ngo uze kuri ino website ubashe kuba wasangaho amafoto nk'aya ngaya uri kubona ahangaha. Izi ngizi ni imbaraga za HTML. Kugira ngo tugire text nk'izi ngizi uri kubona ahangaha, iyi yose ni HTML. HTML na CSS na JavaScript nkeya ahangaha nibyo byakoze kuri ino website. So
rero urumva ko HTML ni ikintu cy'ingenzi, kukimenya ni ibintu by'ingenzi. So rero nakubwira bimwe mu bindi bintu utari uzi bishobora kuba byarakozwe hifashishijwemo HTML. Hari ibyo twita ama large companies cyangwa se ama enterprises nka Google, Facebook na Amazon, kugira ngo nabo bakore biriya bintu byose muba mubona bifashishije HTML. So rero ukuntu ushobora gutegura ahantu HTML uyikorera. HTML ni amakode wandika muri mashine yawe cyangwa se muri telefone yawe. So rero tugiye kuvuga ukuntu ushobora gusetinga app ahantu ushobora gukorera wandika ayo amakode yawe. So ku bantu bakoresha rero amamashine, kugira ngo utangirane na HTML ukeneye icyo twita code editor. Code editor icyo ari cyo rero? Code editor ni ahantu twandika amakode yacu. Njyewe iyo mprefera VS Code kubera ukuntu imeze, nyine njyewe niyo yanjye, ariko hari izo twita Sublime Text, tukagira iyo bita Notepad n'izindi nyinshi cyane. Text editor zihari ku isoko ni nyinshi cyane, ariko njyewe nakubwira kuba wakoresha VS Code cyangwa se ukaba wakoresha n'indi ariyo yose wakifuza gukoresha cyangwa se yakorohera. So rero ukuntu tubigenza, step number 1, urabanza urajya kuri Google cyangwa se indi browser ariyo yose ukoresha, numara uyifungure. Numara kuyifungura, hano hejuru wandikemo VS Code. Dore urayibona, dore ngiyi ahangaha, dore akarogo kayo ni uku nguku kameze hano hejuru, kukabona Visual Studio Code. Dore ni uku nguku imeze, nimba ukoresha Linux, nimba ukoresha Windows isanzwe cyangwa indi operating system, urareba operating system yawe ukoresha, nurangiza uyidownloading. So tugaruke inyuma. Step number 2, iyo umaze kudownloadinga iyo VS Code, ucreate folder. Wamara gucreatinga folder, ukinjira muri iyo folder. Noneho muri iyo folder wakoze uhita ucreamo icyo twita file. Noneho iyo file iyo uri kuyineminga, imbere wandikaho ibintu byo ari byo byose ushaka. Wamara kubyandikaho ukahita wandika .html kugira ngo imashine imenye ngo ibi bintu bampaye ni iby'iki, ni HTML, ni CSS, ni JavaScript n'ibindi nk'ibyo ngibyo. So rero dore ni uku nguku code za HTML ziba zisa. Hano ngaha habanza mu mukara, iyi ni VS Code, ni uku biba bigaragara muri VS Code. Noneho aha hakabiri mu mweru ni muri Notepad, ni uku nguku biba bimeze. Izi code utazireba gutya ngo wumve biguteye ubwoba, ibi ni ibintu byoroshye, wabyize urabimenya kandi neza cyane. So rero ku bantu bakoresha amatelefone, namwe ntabwo nabibagiwe, ushobora gukoresha phone yawe ukadownloadinga code editor, nazo zirahari zo muri telefone. Ushobora kuba wakandikaho code zimeze nk'izi ngizi ziri aha ngaha. Ibi ni ibyerekana structure ukuntu HTML bimeze. ahajya title, ino title idisplayinga kuri browser hejuru, muri body ahajya content dushaka iza kudisplayinga kuri web page yacu, n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Bino byo hejuru bya meta n'ibiki byose, ibi ngibi ni bituma wenda website yawe wakoze ifata size ya buri gikoresho cyose yishyizemo. Ushobora kuyishyira muri phone ikafata size ya phone, ushobora kuyishyira kuri machine ikafata size ya machine, ushobora kuyishyira muri ahantu ari hose washyira iPad, phone, machine, ahantu ari hose washyira ikafata size yawe. So rero ku bantu bakoresha telefone, namwe ikintu uri bukore, urajya Play Store usearchinge code kunoza code editor kuri Play Store. Nurangiza uyidownloading, ariko biba byiza iyo ugiye kudownloadinga code editor kugira ngo ubanze urebe ibyo abandi bantu cyangwa se abandi badeveloper bayivuzeho mbere yo downloading. So rero kuri phone nakugira inama yo gukoresha iyi ngiyi yitwa Dcode, nayo mu gukoresha telefone nanjye niyo nkunda. Ugakora step ziri same zisa nizo twavuze haruguru, gucreatinga folder. Wamara gucreatinga folder ugacreate file, warangiza ukatushyiramo za HTML codes arizo zizi ngizi ziri aha ngaha, zerekana structure ya HTML. So turimo mu gusoza rero, kwibaza impamvu nakomeje kuvuga ngo buri file yose dukoze ya HTML ugomba kwandikamo
index cyangwa se irindi jambo ushaka imbere ukahita urenzaho akantu HTML. Ibyo ngibyo ushobora kwibaza impamvu yabyo rero ibi ngibi bidufasha kugira ngo browser ishobore kuba yamenya ngo ino file twanditse ni iyiki. Nk'izindi other programming languages nazo zifite ibyazo nazo tuzishyiraho, for example nka CSS dushobora kuvuga ngo index.css cyangwa se nka JavaScript dushobora kuvuga ngo index.js. Ibi bihita bipresentinga ko iyi ngiyi ni file. Iyo tuvuze ngo ni index.css bihita bivuga ati iyi ngiyi ni file ya CSS. Noneho iyi ngiyi nimba twanditseho ngo ni index.js ikahita imenya ngo iyi ngiyi ni file ya JavaScript. So rero ibi ngibi iyo tubikoze byorohera abantu n'ama-computers kuba bahita bamenya ngo ino content cyangwa se ino file ni iyiki, se ni ya JavaScript, se ni ya HTML cyangwa se ni ya CSS. So rero wakoze kubana natwe muri ino video. Icyo nagushishikariza kuba wakora subscribe kuri ino channel yacu ya Mutesa Tech Link kugira ngo ujye ukomeza ubone ibintu bigiye bitandukanye. Ahangaha twigisha ibintu byinshi. Ndabizi field yari yose waba urimo ahangaha ntabwo habura ikintu uhigira. So rero ubaye ukeneye n'ibindi bintu ku ruhande ushaka kumbaza cyangwa se ushaka ko nagukoreraho, ushobora kunyandikira cyangwa se ukandika aho ngaho muri comment, nabibona. Murakoze, naha video y'ubutaha.